Nshuti bene data abantu mumurikira bwa mbere mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese ngo bikomeze kuba kuri mwe mwese ndetse n'abanyu bose aho muherereye hirya no hino mu mpande z'isi. Ikaze rero aho nanone tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Mbere ko dutangira kwiga reka tubanze twiragize Imana. Uhoraho waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, duciye bugufi imbere yawe tugushimira gukomera kwawe, ikuza no guhimbazwa nibe byawe Data. Turagushimiye ko mu byo waremye byose nta cyaruta umuntu waremye mu ishusho yawe maze ukamuha kugenga ibyo waremye byose. Uduye kuzirikana urukundo wakunze umuntu maze tugihumeka tukubahishe mu byo dukora byose. Uwiteka rero muri aka kanya tugiye kwigana ijambo ryawe, turaritse umwuka wawe wera ngo azabane natwe kandi adusobanurire. Duheje Satani ingabo z'umwijima ndetse na kirogoya yose. Amagambo tugiye kwiga udushoboze tuyabikira imitima yacu kutagucumuraho kandi atwiteguze kugaruka kwawe kuri bugufi. Hamwe n'ibyo tutagejeje intekerezo kandi ari ingenzi tubisabye kandi tubyingingiye twizeye ko bidore ubuntu urakoze Data. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku ifarashi y'umweru, dusoma mu Byahishuwe igice cya 6 umurongo wa 2. N'amagambo umwe mu bantu bakunda kunkurikira yansabye ko twakigana, nubwo ntahereye ku mirongo yambwiye, ariko nifuje ko amafarashi yose dusoma muri iki gice tuzagenda tuyiganaho. Reka dusome umurongo wa 2. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru kandi uyicayeho yari afite umuheto. Ahabwa ikamba nuko agendanisha kandi ngo ahoranisha. Iyi farashi twayigereranya n'itorero. Kwera ko iyi farashi twakugereranya no gutungana kw'itorero. Kugira umuheto kuyicayeho kugereranywa cyangwa se twakugereranya no kurwana intambara nziza. Reka turebe amagambo ari mu Befeso igice cya 5 guhera ku murongo wa 10 kugera kwa 13. Haravuga ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima, ntimukifatanye n'imirimo yabo mwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, nk'uko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Amen. Reka kandi dusome amagambo ari muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 12. Havuga ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe, ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Guhabwa ikamba kugereranywa no guhamwa gutsinda. Yohana yeretswe ko iryo torero ryari kurwanya ibya Satani rikanesha. Iryo torero rigereranywa cyangwa se rigereranya ifarashi y'umweru ihetse ufite umuheto kandi wahawe ikamba ni rya rindi ryo mu gihe cy'intumwa ryitwa iryo muri Efeso. Itorero ryo mu gihe cy'intumwa ryari intungane. Ryari itorero ritihanganiraga imirimo y'Abanikolayite. Abanikolayite babaga mu mujyi wa Efeso ndetse no mu mujyi wa Perugamo. Ibyahishuwe igice cya 2 ku murongo wa 6 no 15 harabigaragaza. Efeso rero wari umujyi uzwiho ibigirwamana, ariko cyane cyane ikigirwamana cya Arutemi. Perugamo ho wari umujyi wafatwaga nk'intebe ya Satani kubera ibyaha byahakorerwaga n'ubwinshi bw'ibigirwamana byari bihari. Abanikolayite barangwaga n'imyifatire mibi Imana yangaga, nk'uko tubisoma ku murongo wa 6. Bibiliya ivuga ko inyigisho zabo zasaga n'iza Balamu. Kurya ibyaterekerejwe n'ibigirwamana, ubusambanyi, kuvanga ukuri n'ibinyoma. Itorero ryo mu gihe cy'intumwa rero
ntiryihanganiraga imirimo mibi y'Abanikolayite. Ryakoze umurimo utangaje wo kwamamaza ubutumwa mu bihugu byose, ndetse rituma isi ihinda umushyitsi. Ifarashi yera, itorero ry'intumwa, ryahawe gutsinda munsi y'ibendera ry'igikomangoma Yesu. Pawulo nawe yarabyeruye ati ubutumwa bumaze kugera mu isi yose. Wasoma mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 23. Ubwo nigaga aya magambo nasanze benshi tutagira kugenzura kwaranze itorero rya Efeso. Kugenzura abatubwiriza, abaduhanurira, abo dukorana umurimo. Nsanga kandi abandi twarabuze kugira ubugenzuzi, bityo tukemera ibivuzwe, ibyavuzwe byose ndetse n'ibyahanuwe byose nta bugenzuzi. Nyamara ubugenzuzi ari ngombwa. Byashuwe igice cya 2 ku murongo wa 2 ndetse no 6 ngo nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyengeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Ngo 6 ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikolayite iyo nanjye nanga. Imana yashimye itorero rya Efeso, irishimira imirimo myiza n'umuhati bagiraga wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Imirimo myiza n'umuhati by'abitorero rya Efeso ni icyitegererezo cy'uburyo abitorero ryo mu gihe cy'intumwa bashishikariye kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Ishimwe ryahawe iri torero rya Efeso, tubona ko ryashimiwe ko ritabashaga kwihanganira abanyengeso mbi. Ryashimiwe kumenya kugenzura abiyita intumwa kandi atari zo, ikamenya ko ari abanyabinyoma. Tuzirikane ijambo kugenzura. Ryashimiwe kwanga imirimo y'Abanikolayite, iyi Imana nayo yangaga, ari nayo tugiye gusoza twibandaho. Benshi tuvuga ko turi mu itorero rya Kristo, ndagira ngo dufate akanya dutekereze kuri aya magambo. Itorero rya Efeso ari ryo rigereranya itorero ryo mu gihe cy'intumwa, ryashimiwe kwanga imirimo y'Abanikolayite. Naho itorero rya Perugamo ryagayiwe ko ryari rifite bake muri bo bakomezaga inyigisho z'Abanikolayite. Mbese twebwaho abitorero rya none dutegereje kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo, twaba tugenzura ko nta mirimo y'Abanikolayite imwe Imana yanga natwe tugomba kwanga irangwa muri twe, kandi ko iyi mirimo yamaze gusesera mu itorero. Aho bamwe ntitwaba turi gukomeza inyigisho zabo, kwizi nyigisho nazo zamaze gusesera mu itorero. Ni igihe cyo kugenzura. Abanikolayite bavugwa muri Bibiliya inshuro 2, nkuko twamaze kubibona mu gice cya 2 cy'ibyahishuwe umurongo wa 6 no 15. Twabonye ko babaye mu mijyi 2, umujyi wa mbere ukaba Efeso ndetse n'umujyi wa Perugamo. Efeso yangaga imirimo yabo, ariko Perugamo yari ifite bake bakomezaga inyigisho zabo. Mbese muri iki gihe cyacu twe duherereye mu ruhe ruhande? Reka dusome umurongo wa 14 n'uwa 15. Ngo ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu, wigishije Balaki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe ni kumeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikolayite nkabo. Uyu ni umugayo wahawe abitorero ry'Iperugamo. Nyamara kandi uyu munsi ni itorero ry'Iperugamo ribwirwa, ahubwo ni itorero ryo muri ibi bihe byacu riri kubwirwa, kuko byabereyeho kutubera kabarore. Reka turebere hamwe inyigisho za Balamu wigishije Balaki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli izariso. Balaki yari umwami w'Abamowabu. Yasabye Balamu kumuvumira Abisirayeli kuko yabonaga iterambere ryabo. Ibyo bigatera Balaki ubwoba ko bazamunyaga ingoma. Balaki yakoze iki? Balamu yakoze ibintu 2.
icya mbere yemeye gufatanya n'uwo mwami w'umupagani kubw'indamu yajyaga kumuhesha. Uku niko kandi benshi bari gufatanya n'abakomeye bamwe na bamwe kubw'indamu n'isumbwe bazabahesha. Ntabwo ibi ngibi nabitindaho, tujye tubibona mu matorero amwe n'amwe yo hanze ahangaha, nuko amaherezo ya bamwe indamu baruhiye bazisiga. Imana itubabarire. Balamu kandi abonye ko atabasha kuvuma Imana yahaye umugisha, agambana na Baraki ati, nushaka gutsinda Abisirayeli ukabatandukanya n'Imana yabo ibaha imigisha yose, ubasambanishe. Abakobwa banyu n'abagore banyu nibabaseseremo maze babatwara imitima. Abisirayeli nibamara gusambana nabo nta kundi byabo bizaba bishize. Igitekerezo kibabaje cy'uko byagenze wagisanga mu kubara igice cya 25 ndetse n'icya 31. Mu by'umwuka gusambana ni ukuvanga inyigisho z'ukuri ndetse n'iz'ibinyoma. Mbega ukuntu itegeko ry'ikubagaho rya leta ya Mowabu ryo kwivanga kw'Abisirayeli ubwoko bw'Imana ndetse nabo ryabazaniye akaga gakomeye. Nyamara kandi inyigisho nyinshi z'ibinyoma zihabanye na Bibiliya ziri kwinjizwa mu matorero amwe y'Abakristo, aho Abakristo beza bari kwanduzwa ingeso mbi kandi bakigishwa inyigisho za gipagani, inyigisho Imana yanga, inyigisho zirimbuza. Genzura nanjye ngenzure uruhande duherereyemo, kuko umwanzi azi ko nitwica amategeko y'Imana, tukaramya Imana tutazi, tutigeze kumenya, zitigeze zigira icyo zitumarira, bizatuma umwuka w'Uwiteka tuvaho agahunga, tugasigara turi ibikoresho Satani yikoreshereza. Inyigisho z'ibihimbano zihabanye kure n'inyigisho za Bibiliya. Tugenzure nyabuna, ndabinginze. Abatwigisha ni bandi, ibyo batwigisha ni biki, tubigenzuze ijambo ry'Imana. Turi mu bihe tugomba kugira imico nk'iyabo mu gihe cy'itorero rya Efeso, itorero ry'intumwa, itorero rirangwa n'imirimo myiza, rigira umuhati wo kubwiriza ubutumwa bwiza, buri wese uko impano yahawe iri, aba ariko dukora umurimo w'Imana kubera ko tutahawe impano zimwe. Itorero ritihanganira ingeso mbi, itorero ryanga imirimo n'inyigisho z'Abanikorayiti, itorero ryamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira. Amen.